uramutse hose utambaza uri kubona abapeti barikora kandi abapeti barikura mura kubera ko n'ubundi baba bayibona gake gake ntumvishe ndabyumva noneho nituva siporo saa 11 ndetse twe tugeza saa 11 bro. Noneho nta bintu by'amagambo menshi urabizi neza ni kuki tugira vuba. ariko hari agahungu nabonye mbona yikubise hasi, mbona hari agahungu kaje karamuterura. James murigana se mwaye muzi ko mama wa James ari umurozi? Agahungu yego, Ako gahungu se amakuru yako wamenyera amakuru yako? ku gahungu nzamenya amakuru yako, ariko nabonye kamuterura kamujyana iwabo. Naje gukurikirana bucece mbona ahantu kamwinjije, ndavuga none nta mpamvu yo kuguma imbere y'umuryango, reka mbe ngiye. Icyambere cyo nuko namenya aho umukobwa wa boss bamwinjije. Okay, none reka mwereke. Uze kumenyera amakuru yose n'ukuntu bimeze n'amafoto y'imyerezi mbashe kwikurikirana kandi warakoze kabisa. Ya information zose ndazibwira kabisa. Thank you. Yemwe ba ngo ndababuriye. Nanjye mwena Nase no tugende. James. Ni mushyashya muri iki kigo? akuye umunyeshuri arasanzwe uyu nguyu Ko shabundi bakwita. Banyita James. Itaha. Mukakoko. ni inyuma y'iryo shyamba hakurya iyo Ni mu cyaro nyine. Nuko ngewe byabaye ngombwa yuko nza gusabirwa no mu mujyi nawe. Rero mumfashije namereza mwene mukajya murenza n'iminota 30 kuko birangora kugera mva iriya nkaza hano ndakererwa cyane nawe. ahubwo si cyiza so ko wazigana ngenda hazi cyiza nuko wajya uzinduka hakiri kare nka saa 10 ukaba wasoje uri kuza wagera ngaha kugihe uraryamira nawe uzinduka. Reka nta kibazo twumvikana sibyo? Amasaha yo kuza ku ishuri barakubwiye. Kuhagerera ku gihe ni ryari? Saa 2 biziye saa 3 sibyo? Ndi kusa sibyo? Basi ni minota 30. Wenda nzaza nyerewe minota 30 gusa, wenda nzaza gufatira aho nsanze. Ibyo ngibyo urabivugana na ticu kwigisha njye ntabwo sibyo? Ibyo nanjye nzavugana n'umubyeyi wawe nazi ntabwo nyivugana nawe vugana n'umubyeyi uri kumvikana Yamwishuri yo gukora kuri zireba urakoze. Makuru kuri assessment yego ese mwasoje gukora assessment ya literature ntabwo ndi bwandike mu kwandika birasaba ko wumva ukandika amashyira impapuro wese n'amazina iyo gukora kwizi ya literature kuba ikibazo cya mbere sibyo? Nizere ko mwiteguye mwese umuntu ubona ko pe zero. Ikibazo cya mbere tugiye gutandukanya powemu na poetry. Ikibazo mwacyumvishije? Teacher, yavuze ko uri butere quiz se ibibazo byawe utari bubyandike ku kibaho iyo uri kodinga sibyo byari kuba ari show. Aha ko waje kwiga waje gutanga amategeko. Correct and by zero miss. Correct. Ariko poroti turece ku buzima busanzwe. Yes. Goji. Ati cyo ndabure.
n'ibiki kuko ndeba ibipapuro byose nakiriwe no kumva kwezi bivuye dore n'umuntu urimo kuyohereza mbega gahunda kagasinikiwe mbega isinikiwe yo yo uraburiza abandi b'amahanga uyu arimo kubaza n'uriya akagabanya n'uriya ubuse koko n'uriya ubuse koko nawe umukobwa warwanira iki ni ikizami ntabwo ari ikemba ari gushyira hakaza gashikora James nuko aza ntabwo ari mukumwe undi ari hehe tunyanga abana babona zeru ese kuzakira kuzanigana nabo reba azana kuri iki kibuga manase badukuyeho bayagushyirireho nawe uramugana kandi igitangaje ni bya bimwe b'amakosa ngaho ntagire ngo nabuze icyo gusohoka ndamubitse usohoke turamugana usohoke kugira ngo nabuze usange reba nk'ibikweto amafi urakoze sha rumwumuga gusa umva bari muzari bakuru sinatisha mu gupapira gusa ntabwo mwamwize ntabwo kubona nyine abanyamujyi nyine baza hariya mu cyaro ubona nyine ntabwo bahita batiye runaka afite amafaranga no tekereza hano nkamwe muje muri beza kuko ngo uzi ukuntu abantu bo mu cyaro nyine ko babazi ko nyine biga ku kigo kirenze nyine njye bazi ko wenda ari imishinga cyangwa iki niyo mpamvu baba bari kugera nyine ntabwo baba bikunze nyine muri karitsiye iwacu ntabwo babikunda bangira amashyari ariko nyine mwebwe nta nshuti ngira nyine inshuti zikoranye ku ishuri reka James bisaba kwitangarira kugira ngo urebe inshuti zawe kimwe nk'uko iyo hari ikintu ushaka gukora bisaba ko ari ibyo bigomwa nyine niyo mpamvu twemera tukava mu biti nyine tukaza kureba ubucuti nyine buba bukenewe kuko muri iyi si ibintu byose bisaba ubucuti muri iyi si ntabwo wakwifatanya ikintu wenyine ntabwo byakunda rero gusa nyine nasanze muri inshuti nziza tu nubwo wenda abantu benshi baba batabibona gusa muri inshuti nziza hari igihe wenda umuntu ashaka kuba avuga ko ndi umwana mubi bitewe ariko nimba ari ahantu nkusa mujye mumbabarira kubangiye nyine nta mutima uca urubanza mufite gusa nyine muri inshuti nziza tu buri muntu wese yakwifuza kugira inshuti nk'amwe sibyo se kandi mujye mubigira urukundo murwereke n'abandi batari ngewe sibyo ubwo nibyo
ntabwo ari ukabyina n'ibyo ibyo nyine si byo mukore hano sekutishimye yishimiye James aho rwose ntabwo nshaka ko nzi ko ari mwebwe mukunda gukominikana n'uzananiwe cyane n'inshuti cyane cyane ureba cyangire nawe rero turi inshuti ariko sinzi ikibazo afite ntabwo yambwiye ikibazo afite ese nta n'umuzi neza ate nese uko ubizi ntabwo aheruka kuza ku ishuri ariko rero kumubwira sibyo nuko mwanyirutse tugerageze basi tuzasubira se niyo mare n'iminsi ngaho 3-4 ataza kwiga murabona nta kibazo na kimwe gihari nyine biba ari ngombwa gusura inshuti cyane cyane nk'umunyeshuri nyine muba mwigana ukabona amazi igihe ataza ku ishuri nyine aba ari ngombwa ngo tumusure rero ngewe icyo gitekerezo twumva ari cyo twazana reka tubyemane yewe reka nigendera iyo tugiye kwikorera ubwo gahunda ni iyo mbere Iko James igendere sibyo tuzajya kumusura gahunda ni kuri kunyirukana washakaga kwirukana James bye ubwo se gahunda ni iriya sibyo sawa nabi ayamvakira bakihu izo ngizo rero reka mbanze mbabwire ninde ni bande bakaze biyo ni bande bakaze biyo mwese mushyiramo kubanza muri ngire tukabona ko karagame mugira kubaho kandi sinzi zamura zamura amaboko hejuru ninde we hanze bwira si umwe si babiri si batatu si bane ninde ariko bifite amakuru muri iki kigo hari abana bigize ibiyobyabwenge mu ishuri bakabigize hano mu kigo sinzi hano babikura kandi urabona bangiza bagenzi babo ababinywa urumva bakabyigisha n'abandi kubinywa rero nshaka ko dushaka amakuru muri iki kigo tukamenya ahantu babikura tugakumira kugira tubakure n'aba bana ariko nibyo ko dukoranye n'abayobozi b'ikigo twabasha kumenya ni bande babyinjiza ese ni abanyeshuri cyangwa ni abantu baturuka hanze dukoranye n'abantu b'ikigo n'abayobozi b'ikigo byaba ari byiza kurushaho tugende dushaka amakuru tumaze tumenye mu kigo ukuntu bimeze ariko natwe dushaka yacu ku ruhande kugira tumenye ukuntu ibintu bimeze tugiye ku musaruro wacu tugiye dukora akazi kacu neza cyane kandi ukatugereye turere kabisa Nzi neza cyane umukobwa shakira gukina amakunzi ntabwo ari amahoro cyane kuko dufitiye amakuru iki kigo abana baramwitaga cyane ntabwo ibyo bintu mbizi mu kigo cyanjye njyewe byose yakoze abayobozi
nzi ko mu kigo cyanjye se tuza ndi kukubaza ni gute ibintu bigera aho bitugeraho hano mu kigo abayobozi b'ikigo mutabizi ibyo bintu ntabwo mbizi mu kigo cyanjye ubu ni ukuvuga ngo mu kigo cyawe urumva ibintu byose ari televiziyo cyane kandi cyane ese ni abanyeshuri ufite byibura baba batagaragaza imico myiza mu kigo nta munyeshuri mubi ngero nta nabo hanze bajya baza mu kigo cyawe byibura akaba aribo bantu banza gupererezaho ese perefe ntabwo ngewe mbizi perefe ngiye mfite amakuru ko hari abana nabonye ibiganga babikoresha abo bana mwarababona nabonye gutya ndi mu modoka ndi gusohoka basohotse bavuye ku ishuri mbona bafite ibintu by'amatabu ukuntu none se muyobozi abantu bose bahita mu modoka ubu bareba ko bamutanga cyangwa njye narabonye ko bambaye inifomu yabo kuko nagerageje no guhagarara ariko wababonye munsi mu kigo cyane cyangwa wabonye nyuma y'ikigo nyuma y'ikigo kandi urumva nk'umuyobozi ugomba kubikumira so mu gihe njye narafata umunyeshuri amwe ibiyobyabwenge mu kigo cyanjye akabinywera ahandi ndatekereza ko njye nimufata mu kigo cyanjye nzamubashyikiriza kandi ikindi simbabujije kuza kuzareba wa muntu mwabonye ko abikorera mu kigo cyanjye rero ikintu ushakaga ni ikintu ushaka ko dufatanya iperereza tukamenya uko kuri ibyo ndabyumva hano nyobora urubyiruko rwinshi ntabwo nzi neza nimba 100% bose ariko bameze nk'uko mbitekereza tuzafata umwanya tubazengurukemo nimba hari n'abarimo nyine tubakuremo muri bagenzi babo kandi ibyo ntabwo nabishyigikira kandi nabishyigikira abayobozi rero ngewe ntabwo nari nzi ko muri buze nta nibwo mwabimbwiye sibyo narindi gukora visite yanjye mu kigo cyanjye ndeba nimba hari bimeze neza cyangwa bitameze neza duhuriye mu kigo ntabwo nanjye nabafata nk'abantu ntazi ariko nabibonye nkibona imyenda Ikihe kibazo ufite? Ibiyobyabwenge mu kigo cyanjye. Sha. Nyari baba peti. Hari abana nabonye batari beza mu kigo cyanjye ariko barambona ni gute baneza leta barambona uwo ndi bufatirwa. Bebe wiriwe neza ku kazi? Ikihe kibazo ufite? Wakubangamiye se mu kazi? Ko mbona utameze neza wirute mu kazi.
Munabare!